turwane ya ntambara nziza yo kwizera. Turageragezwa, dukubitwa hasi, ariko ntabwo dupfa, kuko turi kumwe n'Imana yacu. Kwizera no kumenya rwose udashidikanya. Izere ko Imana yo mu ijuru yakuremye igukuye mu busa. Ijya kukurema ntacyo yahereyeho, nta na gito. Iyo uguha umwuka uhumeka ntakiheraho. Twagure kwizera kwacu mu bintu bikomeye. Tugomba kwizera, dukwiriye kwizera Imana ko ifite ibyo yadukorera tukiri mu isi, ariko tukarengaho tukizera Imana nk'ifite ubugingo buhoraho. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Muzaniye ubuhanuzi buvuga ngo aho utinze, aho wari umaze igihe, ntabwo uzongera kuhatinda. Imana iragutabara, Imana irakuzamura, Imana ikuvanye aho uri. Byakire n'ibyawe, haguruka ubisengere uvuge ngo Mana ndakirira. Yesu ashimwe. Ndagusuhuje mu izina rya Kristo Yesu. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ni iby'agaciro kubana nawe no kubana namwe tuganira amagambo meza y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubwenge, ijambo ry'ubuzima, ijambo rihindura ubuzima bwawe, rihindura n'amateka yawe. Tugiye kuganira ijambo nahaye umutwe uvuga ngo ibanga ryo gukomera. Ibanga ryo gukomera. Bajya bavuga ngo kanaka arakomeye, bakamurebera mu mashuri yize, bakamurebera mu byo atunze, abandi tukabarebera mu mazu babamo, abandi tukabarebera mu mamodoka bagendamo, ariko burya hari ugukomera kuzuye, hari n'ikizana gukomera. Yesu ashimwe cyane. Mwibutse ko gukomera naho bihurira n'amateka yawe, naho bihurira n'uko wavutse, naho bihurira n'inkomoko yawe. Gukomera ngiye kukubwira ibintu 7 bishobora kugufasha guhinduka umuntu ukomeye, guhinduka umuntu udasanzwe muri ubu buzima turimo. Reka tubanze turebe ibanga rya mbere ryo gukomera. Icyambere ni ukugambirira neza. Mu mabanga 7 yo gukomera, icyambere ni ukugambirira neza, kugira intego nziza mu buzima bwawe. Turabisanga mu gitabo cya Daniel igice cya mbere umurongo wa 8. Turebe Daniel yagambiriye iki, yagambiriye ate, atubera urugero rwiza rwo kugambirira neza mu gihe cyanjye, mu gihe cyawe, mu gihe cya none. Ibanga rya mbere ni kugambirira neza. Imana ishimwe. Bibiliya tubwira ngo maze Daniel agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Yesu ashimwe. Daniel akigera muri iki gihugu cy'Abayuda, Yesu ashimwe, ubwo bari bavanywe mu gihugu cyabo banyazwe, Bibiliya tubwira ngo umwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana mugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Yesu ashimwe. Ngo nuko umwami ategeka Ashpenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge. Muri abo bana bose bagiye, Daniel nawe abagendamo. Ariko Daniel ageze ibwami agambirira mu mutima we kutazigera yiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Uwo ni umwanzuro yafashe ku giti cye. Muzi inyungu za Daniel, uburyo Imana yagiye ibana nawe, kuko Daniel yari yaragambiriye neza kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Uku kugambirira rero kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami biguhindura umuntu ukomeye cyane. Yesu ashimwe. Daniel abigambira mu mutima we, aravuga nzemera nk'amaminwa, nzemera n'ibishimbo, ariko ntabwo nziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Tugeze mu gihe hari ibintu byinshi biryoshye, mu byo ureba byakwanduza, mu byo urya byakwanduza, mu byo unywa harimo ibyakwanduza, mu byo wambara harimo ibyakwanduza, mu mugendana harimo abakwanduza, aho wicara hari ahantu henshi wakwanduza. Ariko Daniel aragambirira, agira imyanzuro afata, aravuga ngo nubwo iyi nzoga iryoshye ntabwo nzayinywa, nubwo ibi bigara ari byiza ntabwo njyabyicaramo, nubwo ibi bigano bimeze gutya nge ntabwo nzabijyamo, nubwo aya mafilime aryoshye ariko nge sinzabireba. Agira ibintu afata, arabanga ibi bintu ngewe ntabwo nzabijyamo. Agambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Intego zawe ni izihe? Nimba ushaka kuba umuntu ukomeye, nimba ushaka ko ubuzima bwawe buhinduka, nonaha gira ibintu ugambirira, uvuge ngo ngewe mu buzima bwanjye hari ibintu ngambiriye, hari amagambo ntazavuga,
hari amagambo nazacatinga, hari ahantu ntazajya, hari ibirori ntazajyamo, hari ahantu ntazicara. Mbese ugira umwanzuro ufata mu buzima bwawe, uzabona kugira neza kw'Imana. Icya kabiri gishobora gutuma uhinduka umuntu ukomeye ni ugusenga. Yesu ashimwe. Gusenga bihindura ubuzima bw'umuntu, gusenga birakuzamura, gusenga birazura. Tugiye kureba ni gute gusenga kwa guhindura umuntu ukomeye. Turabisanga mu Ngoma za Mbere igice cya 4 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Ndakwinginze wowe ureba iyi video nurebe bibiri ngo urekere ubyumve byose uko ari 7 ubisoze, uraza gusoza nawe uhindutse umuntu ukomeye. Nubyumva ukabyumvira kandi ukabigenderamo. Ijambo ry'Imana mu Ngoma za Mbere igice cya 4 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibice 8 turasanga inkuru z'umugabo witwa Yabesi. Yabesi wasenze agatakambira Imana, Imana igahindura ubuzima bwe. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Kristo Yesu. Ingoma za Mbere ibice 4 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Haravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyamukama umugisha rwose ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago n'ibimbabazi. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Yesu ashimwe cyane. Ese ne wavutse nka Yabesi, ufite amateka nka Yabesi, ariko Yabesi hari icyo yakoze, atitaye aho avuka, atitaye ku mateka ye, atitaye ku wari we, amenya ko ari ibanga ryitwa gusenga. Aravuga ngo ninjira muri ubu buzima byanga byakunda, ubuzima bwanjye buzahinduka. Nyina yamubyaranye agahinda, nyina yamubyaranye umubabaro, amuha n'iryo zina kuko ari izina ry'agahinda n'umubabaro. Birashoboka ko wavukiye mu bukene, wavukiye mu mubabaro, ukakanya ukaba uri imfubyi, ukaba utarakandagiye mu ishuri, ukaba nta muntu n'umwe ufite, ariko hari ibanga ryitwa gusenga. Gusenga guhindura ubuzima. Yabesi atakambira Imana, arebwa ngo icyamukama umugisha, Imana imuha umugisha, Imana imwagurira imbago, ukuboko kw'Imana kubana nawe, Imana imurinda ibyago n'amakuba, Imana imuhindura umuntu udasanzwe. Bibiliya iravuze ngo yarushaga bene se icyubahiro. Nubwo nyina yamubyaranye umubabaro, ariko Yabesi yakoze icyo bene se batakoze cyitwa gusenga. Imana iramuzamura. Wikwita ku mateka ufite, wikwita ku buzima ufite none, wikwita ku nkomoko yawe. Kora ikintu bita gusenga amanywa nijoro. Utisengesheje, Imana izaguhindura umuntu udasanzwe, Imana izaguhindura umuntu ukomeye. Abakomeye ntabwo ari abize gusa, abakomeye ntabwo ari abavuka mu miryango ikomeye gusa, abakomeye ntabwo ari abana b'abatware. Umuntu ufata amava akayashyira hasi, akinginga Imana, agasenga mu kuri, agasenga mu mwuka, agasenga mu gukiranuka, Imana ijya imuzamura igahindura amateka ye, agahinduka umuntu udasanzwe. Iryo banga rya kabiri ryitwa gusenga urifata nk'ikintu gikomeye, uryubake mu buzima bwanjye. Uvuge ngo nubwo najya mbyuka mu gitondo abandi bakajya mu kazi, njye simfite akazi ndi bujyemo, ariko ndajya gusenga. Nubwo najya mbyuka mu gitondo abandi bakajya gushakisha, njye simfite aho ndi bujye gushakisha, ariko ndajya gusenga. Gusenga guhindura ibintu, gusenga bizura abantu, gusenga bikora ibintu bikomeye, bifungura ibirere, gusenga bizana igikundiro, gusenga bizana inzira hatari inzira, gusenga birema ibintu bitari biriho bikabaho. Fata intwaro yitwa gusenga uyikoresha. Ntabwo gusenga bigombera abagiye mu mashuri cyangwa bataragiye mu mashuri. Nawe wasenga aho wicaye, wasenga aho uri, wasenga aho ari ho hose, wasenga Imana igahindura ubuzima bwawe. Ibanga rya gatatu ni ibanga ryitwa kwirinda. Yesu ashimwe. Twabonye ibanga rya mbere, kugambirira neza, kugira intego nziza. Icya kabiri ni ugusenga. Icya gatatu ni ijambo ryitwa kwirinda. Iyo usenga ugomba kugira kwirinda. Iyo wagambiriye neza hari ibikugamburuza. Rero ugomba kugira ubwenge bwo kwirinda kugira ngo ubashe guhagarara wemye, ubashe guhinduka, ubuzima bwawe buhinduka. Ijambo rero kwirinda, reka ture mu gitabo cy'Itangiriro ibice 39
umurongo wa 2 tugeze nibuze kuri 15 turasanga inkuru z'umugabo witwa Yozefu. Nyirabuja wa Yozefu amwosha gusambana nawe, Yozefu aranga. Yesu ashimwe. Uwiteka ngo abakumwe na Yozefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose. Ngamwegurira ibintu byose, amuha umugisha, amuhindura umuntu ukomeye mu rugo rwe. Muzi uburyo byaje kugeraho nyirabuja uyu mugore wa Potifari yifuje kuryamana na Yozefu, ariko Yozefu aravuga ngo ntabwo ndibibyemere, nubwo uri umugore ukomeye, nubwo uri umuntu udasanzwe, ariko Yozefu aririnda, aravuga ngo ntabwo ndibubyemere. Yozefu yemera guta umwitero we, awujugunyira uyu mugore, arahunga. Ndavuga ngo nimba ushaka kuba umuntu ukomeye, irinde nongeraho ngo irinde aho wicara, irinde abo sura, irinde abo muganira, irinde abo ugenderera n'abakugenderera. Ubuzima bwawe buzahinduka uba umuntu ukomeye. Yozefu yaririnze, binamuviramo ingaruka, birangira Yozefu agiye muri gereza ku karengane, ariko kuko yirinze, Imana yaramutabaye. Mwese muzi iherezo ry'ubuzima bwa Yozefu. Yozefu yavuye muri gereza, Yozefu aba umuntu ukomeye mu gihugu, yungiriza umwami. Yozefu arategeka, ahinduka umuntu udasanzwe. Bibiliya ntabwo itwereka amashuri Yozefu yaba yarize, Bibiliya ntabwo itwereka ahantu Yozefu yaba aragiye, Bibiliya ntabwo itwereka ko Yozefu ari umuntu no, ni umuntu wari utangiye gukurahura n'ibyago, aranyagwa, aragurishwa, arateseka, ariko muri ibyo byose Yozefu aririnda. Imana nawe igihe kigeze, Imana iramuzamura. Gira kwirinda rero. Yesu ashimwe cyane. Wivuga ngo nasenze, ngo kuko nasenze, ngo kanaka nantumira kumusura, ngo ndajya ngo nta kibazo, ngo nasenze. Nugerayo uzagwayo. Nimba wasenze, gira ubwenge bwo kwirinda, ubwira Imana igushoboze kwirinda. Uvuge ngo abantu twabanaga, ariko nimba twabanaga ko bamwe ngo basange mu kabari, ngo reka njyewe ntacyo bitwaye. Irinde ntujyeyo. Yesu ashimwe. Kwirinda biruta kwivuza. Wirinde uzabona kugira neza kw'Imana. Iryo ni ibanga rya 3. Ibanga rya 4 ryitwa guca bugufi, kutizamura, kutiyemera, kutiyumva, ugaca bugufi. Bisome mu gitabo cya Matayo ibice 18 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Reka twumve icyo Bibiliya itubwira ku kijyanye no guca bugufi. Matayo ibice 18 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Birivuga ngo iki? Ngicyo gihe umutwe w'amagambo ngo ubukuru bushimwa mu bwami bwo mu ijuru ubwari bwo. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ninde? Ahamagara umwana muto, amuhagarika hagati yabo, arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Uwemera umwana umwe muto nk'uyu mu izina ryanjye, ninjye aba yemeye. Ariko ushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ikiruta nuko yahambirwa urusyo mu ijosi rye, akazikwa imuhengeri mu nyanja. Yesu ashimwe. Guca bugufi. Nimba ushaka kuzamurwa n'Imana, nimba ushaka kuba umuntu ukomeye, tangira uce bugufi. Wibone igihumbi ngo usare wumve ngo wabaye umuntu ukomeye. Wikwirarira ngo warize ngo wumve ngo uri umuntu udasanzwe. Iga guca bugufi, ubwira Imana ngo Mana nge ntacyo nshoboye. Wikwirata ngo ufite connection, wikwirata ngo ufite bene wanyu, wikwirata ngo ufite abantu benshi muziranye. Ibyo byose nta mumaro. Nimba ushaka kuzamura, bwira Imana ngo Mana ngewe ndi hasi, niwe wenyine wanzamura. Iyo uciye bugufi, Imana yo mu ijuru irakuzamura. Ubuhanga bwawe ntabwo bwaguhesha akazi, ubwiza bwawe ntabwo bwaguhesha akazi, ubwiza waburuhana, ubwiza wabupfana. Ubwo buhanga rigiye nta kintu bwakumarira, amashuri wize mu bihugu byo hanze rigiye nta kintu yakumarira. Wowe ca bugufi, Imana yo mu ijuru izakuzamura. Icyo ni icya 4. Ibanga rya 5 ryo gukomera, ryo guhinduka umuntu udasanzwe muri ubu buzima bwa none. Yesu ashimwe. Ni ikintu cyitwa gutanga cyangwa se kwitanga no gufasha abandi. Reka tubisome mu byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 34 n'uwa 35. Gutanga iki cyo ntukakibagirwe. Haleluya. Iyi si turimo igituriganya, batubwira ko ngo umuntu ukira ari uwasevinze cyane.
cyangwa ari uwabitse cyane, yego nabyo ni byiza simbivuguruje, ariko Bibiliya ivuguruza ibi by'isi. Umunyamugisha ni uwatanze kuruta uwahawe cyangwa se kuruta uwabitse. Ibyakozwe ni mu bice 20, ibice 34, umurongo wa 34 na 35. Ubwanyu muzi yuko ayo maboko yanjye ariyo yanyenuraga ibyo nkennye n'abo twari kumwe, nababereye icyitegererezo muri byose yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati, gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Mwene data, nimba ushaka kuba umuntu ukomeye mu buzima bwawe, nimba ushaka ko mu buryo bwo gutunga Imana ikuzamura ugahinduka ukomeye, iga gutanga. Nasomye ijambo rihamwa ngo ababibabarira bazasarura bishimye. Umubwiriza yaravuze ngo nyanyagiza imbuto yawe kenshi, kuko utazi izera iyo ariyo cyangwa izaruma. Gutanga rero bihesha umugisha kuruta guhabwa. Mwibuke gutanga, wibuke ko nimba n'Imana iguhaye, niyo yadusabye ngo nimba nguhaye 10,000 merezaho 10 nibwo ibigega byawe bizuzuzwa. Ijuru dusaba gutanga. Tanga habakene utitaye ku byo ufite, tanga hababaye utitaye ku bwinshi bw'ibyo utanze. Kabone nubwo cyaba ari igiceri cy'atanu, ubikoranye umutima ukunze, utabikoze ngo bambone, utabikoze ngo ngaragare, ukabikorana bivuye mu mutima wawe ngo ngiye kubikora. Nkwibutse kandi ribanga, nutangisha ubwoko kw'iburyo ukw'ibumoso niko ukabimenya. Ujye ubikora mu ibanga ryawe, ubikore mu mutima wawe, iyera yo mu ijuru izakugororera. Nimba ushaka guhinduka umuntu udasanzwe, iga gutanga. Yesu ashimwe cyane. Icya 7 kigufasha guhinduka umuntu udasanzwe ni ukugira urukundo. Urukundo. Haleluya. Reka dusome mu gitabo cy'Abakorino, Abakorino ba mbere ibice 13 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 7. Harabanga urukundo rurihangana kandi rukagira neza. Urukundo nirugira ishyari, urukundo nirwirarira, nirwihimbaza, nirukora ibiteye isoni, nirushaka ibyarwo, niruhutiraho, nirutekereza ikibi ku bantu, nirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanura igice. Ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Amen. Ugomba kugira urukundo, ibyo ukora byose ukabikorana urukundo. Ibindi byose guhanura bizavaho, ibintu byinshi bizavaho nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, ariko urukundo ruzagumaho. Ugomba kugira urukundo. Biravuze ngo urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, urukundo nirugira ishyari. Ntabwo ugomba kugira ishyari. Nimba umuntu ateye imbere ugomba kunezezwa nabyo. Ntabwo ugomba kugira urukundo ku buryo n'uwakubabaje ugomba kumukunda. Ikizakwereka ko urukundo rwaguriye muri wowe ni uko ugomba gukunda abanzi bawe kandi cyane. Imana ishimwe cyane. Umuntu ntabwo ukosereza nuvuye ngo ndakubabariye ariko sinzongera kuvugana nawe, urwo nta rukundo rurimo. Tanga imbabazi, wongere ukunde, ugire urukundo, Imana izaguhembera. Bivuga ngo urubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, ngo kandi rwihanganira byose. Yesu ashimwe. Nugira urukundo uzahinduka umuntu ukomeye. Amen. Icya 6 nako icya 7 aricyo cyanyuma tugiye gusorezaho mu bintu 7 byose tuvuze. Icya 7 kiravuga ngo kumenya ijambo ry'Imana, kumenya ibyanditswe byera. Turabisanga mu gitabo cya Yuda igice cya 1 umurongo wa 20. Haranditse ngo ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane. Ndasubiramo. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane. Mwiyubake. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera. Mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'Umwami wacu Yesu Kristo zisohoza ku bugingo buhoraho. Mwiyubake ku byo kwizera byera cyane. Yesu ashimwe. Mwiyubake ku magambo y'Imana. Iyi si byivuga bitandukanye n'iby'ijuru ritubwira.
mwiyubake ku magambo y'Imana. Satani yakugerageza, iyi si kwereka ibihe, ijuru hari ibindi bihe bitwereka. Isi kwereka ko nyine turi mu bihe byo kudatera imbere, turi mu bihe bya crise, ariko ijuru ikatubwira ko mu ijuru nta kintu na kimwe ijuru rikennye. Ibyo rero iyo umaze kuba ugwije ijambo ry'Imana muri wowe, ijambo ry'Imana rihindura ibihe, ijambo ry'Imana rihindura ubuzima. Ugera kwa muganga aho bakubwira ngo ntabwo uzakira, bakaguha ibihamya, bakakwereka indwara yishe, ariko ijambo rikakubwira ati nta na kimwe Imana idashoboye. Yesu ashimwe. Iyo utazi ijambo ntabwo ubasha kuvuguruza ibihe. Biragoye ko wahinduka umuntu ukomeye, biragoye ko ubuzima bwawe bwahinduka utazi ijambo ry'Imana. Aho abandi bakubwiye ngo aha nta nzira ihari, ijambo ryo rikakubwira ngo aha hari inzira. Imana ihimbazwe cyane. Aho abandi bakubwira ngo aha ntabwo hera, ijambo ry'Imana rikubwira ko aho hantu hera. Ugomba kuba ufite ijambo ry'Imana muri wowe iyo ushaka kuba umuntu ukomeye. Ijambo ry'Imana urimenya gute? Ijambo ry'Imana ni uko ukunda Bibiliya, ugasoma ijambo ry'Imana, ugakunda gutega amatwi abakozi b'Imana, ariko iki nacyo ukagisengera, kuko si bose bavugira ijambo ry'Imana ngo barivuge mu kuri. Ukabwira Imana ikakuyobora mu bavuga ijambo ry'ukuri rizima. Yesu ashimwe. Mu bavuga ijambo ry'ukuri mu buryo bwa nyabwo Imana irivugamo. Iyo umaze kugwiza ibyanditswe byera muri wowe, ijambo riraguhindura, ntaba akiri wowe, ugatangira kugira ibindi bitekerezo by'umwuka, ugatangira kugira ibindi bitekerezo by'umumana. Kubera iki? Ntabwo ari ijambo riba rije muri wowe gusa. Uko ijambo ry'Imana ribwira muri wowe niko Kristo agenda akura muri wowe. Iri jambo ry'Imana ni Imana mu nyuguti. Uko ugwiriza iri jambo ry'Imana muri wowe, bivuga ngo ni Imana iri kuba ngari muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu iyo watakaje ijambo ry'Imana muri wowe, uba watakaje Imana mu ruhande rwawe. Iyo ugiye kure y'ijambo ry'Imana, ugiye kure y'Imana. Iyo uri hafi y'ijambo ry'Imana, uri hafi y'Imana. Kure y'ijambo nta buzima, hafi y'ijambo hari ubuzima, kuko uri hafi y'Imana. Reka nongere gusubiremo ibi bintu 7 bishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Icyambere, gambirira neza mu buzima bwawe. Gira intego nziza zo kutaba mu byaha, zo kudakora ibibi, zo kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Uvenga ibi nibi ngewe ntabwo nzabikora. Icya kabiri, ubuzima bwawe buhe gusenga. Nuho ubuzima bwawe gusenga uzabaho neza. Icya gatatu ni ukwirinda, ukirinda ukagira ubwenge. Iyo utangiye gusenga ntabwo haza amahoro gusa, haza n'intambara zitangira kuvuguruza ibyo wasengeye, ibyo wasabye Imana. Niyo mpamvu ugomba kugwiza imbaraga zo kwirinda. Icya gatatu ni uguca bugufi, ntubu mwibone, ugaca bugufi ukabwira Imana ngo Mana, nje ntacyo nshoboye, nta mbaraga mfite, ngewe nubwo nize, ngewe nubwo bimeze gutya, ariko wowe wenyine Uwiteka niwe wanzamura. Icya gatanu ni ugutanga, kurekura, ugatanga ikiganza cyawe ukakirekura, ukabiba, ugaha abantu, yaba ibyo kurya, yaba amafaranga, yaba kubambika, yaba imyambaro, buri kintu cyose, umurimo mwiza, ugakora imirimo myiza. Yesu ashimwe cyane. Imana izakugira neza. Icya gatandatu ni ukugira urukundo, ibyo ukora byose ukabikora mu rukundo. Icya karindwi ni ukumenya ibyanditswe byera, ari byo jambo ry'Imana. Ibi nubitunga nta kintu na kimwe uzicuza, uzahinduka umuntu udasanzwe. Fata umwanzuro mu buzima bwawe, ugendere muri aya mahame 7, uzabona kugira neza kw'Imana. Mana, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Ndagushimye ubw'ijambo ryawe, ndagushimye kubw'aya mahame, ibi bintu 7 Mwami twumvishe bishobora gutuma ubuzima bwacu buhinduka. Ndasenze kandi sengera mwene data mu izina rya Yesu Kristo, ngo udufashe kuba mu ijambo ryawe, udufashe kugendana nawe, udufashe kukumva no kukumvira, kugira ngo tubashe kuba abantu badasanzwe mu buzima bwa none. Mana, urakoze kubwa mwene data warudukurikiye, urakoze kumwambitsa imbaraga, urakoze kugiye kumushoboza kugendera muri aya mahame, ubuzima bwe bugahinduka. Icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom, shalom.